Hello again Case Empire TV, uyu ni wa mwanya w'ibyegeranyo. Ndabashimiye mwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Case Empire TV. Nk'uko mubimenyereye, abangiye kubagezaho icyegeranyo mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Cassien. Uyu munsi tukaba tugiye kubaganiriza ku gikoresho cy'ingirakamaro, igikoresho gikenerwa mu buzima bwa buri munsi ariko usanga abantu benshi barirengagije kandi kidufitiye akamaro. Ese waba warigeze kumva icyitwa condom female? Waba warigeze kumva condom feminine? Icyo nta kindi gikoresho cyitwa agakingirizo k'abagore. Nkaba ngira ngo uze kubana kuri iki kiganiro kugeza kirangiye, ntuze kuhava kitarangiye. Nkushimira wakomeje gukora subscribe hano kuri Case Empire TV ko uri umuntu w'ingenzi. Ngusaba kugira ngo urebe video yose irangiye kugira ngo uze guhaha ubumenyi bw'ukuntu wakoresha agakingirizo k'abagore kakaba kagufasha kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida, mburugu ndetse no gutwara inda zitateganyijwe. Muhaye ikaze. Condom female ni igikoresho cyifashishwa mu kurinda abagore mu gihe cyo gutera akabariro cyangwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Iyi condom ikozwe mu buryo butuma igabanya ibyago byo kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse no gutwita inda zitateganijwe. Iyi condom rero ikaba yaravumbuwe n'umuganga w'Umudage mu 1980 witwa Laze Hasser. Uyu muganga Laze Hasser yari umushakashatsi cyane w'inzobere mu by'ubuvumbuzi kandi yagiye akora ubushakashatsi ku buryo bwiza bwo kwirinda mu mibonano mpuzabitsina. Condom la féminine yahise itangira gukoreshwa mu 1993 nyuma yo kwemezwa n'ikigo cy'ubuziranenge giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, FIDA, Food and Drug Administration. Iza no gukomeza gukoreshwa ndetse inemezwa n'ibindi bigo byose bishinzwe ubuzima. Dore rero uko wakoresha agakingirizo kacu k'abagore. Mbere na mbere urabanza ugasuzuma. Mbere yo gukoresha reba niba kondomu ntarangitse cyangwa ifite ibibazo nko kuba ifite ubuvuzi cyangwa ibindi. Mbere na mbere urabanza ukareba niba itariki igihe kakorewe n'igihe hazarangirira gukoresha. Fata kondomu ukayikuramo mu ipaki, ukirinda kuyikuramo ukoresheje inshinge, imisumari cyangwa se inzembe. Ukoresha intoki zawe, urabona hariya haba hakatakase, then wowe niho ukoza intoki zawe ubundi ugatanyura. Ikindi kintu ukuramo igikomo cyayo cyangwa se ring hariya hejuru hariya gutya hejuru kuri kondomu, ugakora ku mpera za kondomu. Ntabwo ugenda ngo ujye gufata ahandi umutwe inyuma, ahubwo ukora ufata ku ruziga rwayo. Noneho mu kuyikuramo, ubwo ni ukuvuga ngo ukimara kuyipfunduza intoki zawe wamajije kuyikuramo, ubwo mbere yo kuyikuramo urafata hariya kuri ringi cyangwa se ku ruziga rwayo aba ariho ugenda ukaraga uyisohora. Yes, ntabwo ufata uriya mutwe, ufata uriya mutwe ukagenda
ugafata kuri ringi ugenda usunika uyikuramo. Icya gatatu, gukoresha mu mibonano mu gihe cyo gutera akabariro, umenya ko kondomu iri mu mwanya mwiza kandi ko ibice byayo bitaza guhura n'ahandi. Ni byiza kwirinda kugerageza kurenga igikomo cy'inyuma. Ingingo ya kane, gukoresha nyuma yo kugakoresha, fata kondomu uyishyire mu buryo butuma uruziga rw'imbere rutakaza umunyu. Nyuma yo gukoresha rero ya kondomu yawe, urongera ukayifata ukayizinga neza, wirinda ko biriya biba byagiyemo nk'amasohoro byameneka ahabonetse hose, ukayifata ukayisubiza mu gapaki kayo, ukagenda ukayijugunya ahajugunywa imyanda. Twababwiye rero kondomu female, uyoberwa icyo ari cyo cyangwa se kondomu y'abagore ntabwo uzi uburyo iteyemo, tukubwire imiterere yayo. Ikozwe mu gikoresho cyoroshye gikoreshwa mu guhangana n'ubukana bw'imibiri, ikagira uruziga rw'inyuma rufasha kuyikurura no kuyishyira mu mwanya cyangwa se mu gitsina. Iyi kondomu irinda abagore mu mwihariko mu gihe batarabasha kubona kondomu z'abagabo cyangwa bakifuza uburyo butandukanye bwo kwirinda. Ni ingenzi kumenya kondomu y'abagore igira akamaro kanini kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ariko kandi ni byiza gukoresha n'izindi ngamba zose zo kwirinda, nka kondomu y'abagabo nayo wayikoresha kugira ngo umutekano ube wizewe kurushaho. Ngira ngo muri iki cyegeranyo nari nabakoreye kuri kondomu la femine cyangwa kondomu female, nkaba ari ibi byonyine nari nabateguriye, ngira ngo wowe washimishijwe n'ikiganiro ukomeze gukanda subscribe, ukomeza gukora share kugira ngo aka kantu kaba ari ak'ingenzi. Ubuzima cyangwa amagara arasesekwa ntayorwa, ubwo rero utazibuka kwirinda ntacyo kiramira. Irinde hakiri kare, kwirinda biruta kwivuza. Njye mwabanaga muri iki kiganiro ni Cassier, ndabashimiye, murabeho.